ubwo mu rugo banze kumunderera mushyira iwabo kandi nabonaga nta yandi mahitamo mfite ubuzima bukomeje kuba bubi ndamubaha. Mwese wa kabiri uzamujyana he? Uwa kabiri Mu rugo? njyana n'umugabo iwanjye. Uzamujyana mu rugo nawe? Yego mwana. Uwo nguwo wamujyanye kwa nyirabukwe, uwa kabiri uzamujyane mu rugo iwanyu. Uwa gatatu kwa nyogosenge, uwa kane umushyire inshuti yawe. Kare. Se yaba ari umushinga? Twongeye kubasuhuza mwese abantu bakurikirana channel ya Power Comedy. Twongeye kubasuhuza tunabashimira abantu bari hanze y'igihugu, abantu bari mu ntara enye zigize u Rwanda n'intara ya gatanu y'umujyi wa Kigali. Aho waba uri hose, waba uri mu Bushinwa, waba uri muri Amerika, waba uri ku mugabane wa Aziya, aho waba uri hose, niba waba uri muri Afurika cyangwa ukaba uri ku mugabane wo mu ijuru, ni byiza cyane. Turagushimira kubw'inkunga uduha, ukadukorera subscribe, ukaduha like, ukakanda commentaire, ukanasharinga. Uyu munsi rero nagiye kureba wa mukobwa w'icyamamare, wa wundi bita Mwamini w'umutiktoka. Abantu baramuzi, nyine abantu bakoresha TikTok ndumva mwaba mumuzi. Uyu munsi rero nagiye kuganira nawe, tumuhaye ikaze. Mwamini, kwanza mwivugiye amazina, witwa nde kwanza? Nanjye nitwa Mwamini, icyamamare baranzi kuri TikTok, abankurikirana baranzi. Witwa Mwamini, witiranwa na za nkweto zo mu cyaro, za zindi abakecuru bambara. Uyu munsi rero tuguhaye ikaze kuri channel ya Power Comedy. Abantu bagukurikirana kuri TikTok bajye no kugukurikirana kuri YouTube, bandikemo Power mu Kinyarwanda, akanya Comedy nk'ibisanzwe. Barabizi. Ni ibintu ni uburyohe rero. Ndabona umeze neza, uri smart kabisa. Umeze neza, ndashima Imana n'abantu bakeya. Uri kurya iki muri iyi minsi rero? Ndi kurya, ubundi ngiye cya mbere ni umunezero, amahoro. Ko njya numva se ngo abakobwa bagira umunezero ngo iyo bashatse abagabo. Nawe ubu waba umufite? Uzi ko hariho abantu bafite abagabo ariko bahora bababaye byatari. Nese Mwami, Nawe ntuzagereyo. wowe nta mugabo ugira? Yewe? Siko mbona umeze neza, ufite iboko, ufite akaguru kameze neza, ufite nyashi. Wagira ngo umugabo aba yahashye. Icya mbere ni amahoro, njye mfite Yesu muri njyewe. Ufite amahoro ya Yesu, ntabwo ufite amahoro y'umuryango? Ufite amahoro ya Yesu. Umeze neza kabisa. Nese Mwamini, abantu barakubona utwika kuri TikTok mu ngeri zose, ntabwo bazi Mwamini ni muntu ki. Se Mwamini ni umukobwa? Rigari n'abantu baba bashaka gutereta, ntujya utanga na nimero. Se nk'umuntu ubona izo nyashi zawe koko ubona ko Mwamini arubatse, Mwamini ni umukobwa, Mwamini ni umufiyemeri, Mwamini nyine ntabwo tuzi ngo ninde. Mwamini rero, Mwamini muzi mureba. Mwamini yarabyaye afite umwana umwe ariko nta mugabo afite. Umwana umwe? Siko wabyaye bakeya? Siko nzi ko ufite nka 4 mwana? Nk'abahiki. Cyakora nugira nka 5 uzarekera. Reka wenda afite isoko ndi bubashoremo. Mwamini yagize aba followers kuri TikTok, baramukurikirana, ariko bibaye ngombwa ko ngarutse kugusura, noneho tujye no kuri YouTube. Mwamini abi cyamamare koko. Cyamamare nge emva. Mwamini, none se nyine nakubonye bwa mbere nkubona i Kigali, sibyo? Kigali niho mu rugo, Kigali niho uvuka, niho uri i Kigali mu buhe buryo, nyine waje gute? Ngewe ndi Kigali, iwacu ni ku Rusumo muri Kirehe, ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania. Noneho naje i Kigali kwishakira ubuzima nyine nk'abandi bose. Waje i Kigali gushaka ubuzima? Ntabwo wari ufite se ujya kuza mbere? Ahantu ubundi wavukiye kirazira kugira ngo abe ariho ukurira. Wowe uvanze ibintu. Waje uje gushaka ubuzima cyangwa waje uje gushaka amafaranga? Naje gushaka ubuzima n'amafaranga, byose birajyana. Ubuzima wari ubufite, ahubwo wari uje gushaka amafaranga. Byose birajyana. Buriya kubaho nanone n'amafaranga. Nese ubu ngubu aho waziye wabonye ubuzima bungana gute? Ko mbona n'ubundi. Nese waje umeze nabi? Ubwo uragira ngo ushuke abantu baze muri Kigali birukanka ngo i Kigali ngo hari ubuzima? Abashuka. Barabizi bagenda bazi.
uzaza abantu bari mu cyaro ukaba ufite uburyo wakwihingira, ukaba ufite uburyo wabana n'ababyeyi bawe neza, ukahirira inka ukaca icyarire ukajya kuvoma ukabona urahinze bireze. Sha kuza muri Kigali ntabwo mbibashishikarije pe, Mwamini ntabashuke. njyewe ntabwo bandaza isuka Mwamini iyo yageze inaha yibonera ikigabo cy'ikibogari kimutamo. cyawapi pe. Mbese ugiye kwishinga abagabo b'iki gihe ndakubwiza ukuri ntabwo byavamo. njya numva shanga abakobwa bikiye ngo musigaye mukura bya hatari, reka reka. Shange Asigaye ngo agukunda gushakamo bizinesi. ibyo byarananiye aho ngeze aha nshaka umugabo twabana. Ushaka umugabo mwabana. kuko Aha uri buze gutanga nimero. Ubwo kuri YouTube urahamukura ndabizi. Uzi abagabo bo kuri social media ukuntu bubaka. Avuga ati twahuye tutaziranye nanjye ntabwo nzi nawe ntabwo mbese agapfa gupfusha nyine. hari igihe wamubona yirukanye nk'abagore 5 cyangwa 3 urambwira cyangwa mufite ashaka izindi nshoreke ku ruhande nta gahunda afite yo kugutwara. None se ubu tuvuga ko we igihe utaramubona udatendeka. Abakobwa b'iki gihe muratendeka turabazi. Ariko ntabwo ubuze nk'abagabo 10 wibitseho kandi bose bakora no kuri gahunda. Shani mukajya mutubeshya twarabamenye. Niyo mpamvu nawe twe tuzajya tukuzana uri nk'uwa 5 wamubabaza gato agahita yisangira abandi. Okay, none se Mwamini watangiye utubwira ngo ufite umwana umwe. Wigeze gushakaho uwo mwana wamubyaye gute? ni umwana n'uw'urukundo. Urukundo, urukundo se rwabyaye umwana? Ubu ngubu twarakundanye nta kintu mwakoze, nta ga sex ntaki umwana byanyuze muri ubwo buryo. Umwana araboneka ariko kuba naramubyaye nacyo nicuza, namubyaye mbishaka mbikunze nagira ngo mukureho icyororo. Ako Mwami iyo nkurebye nyine nubwo nyine uburenza ariko uba ufite nk'inkuru y'ubuzima bwawe ntabwo bwagenze neza. Ntabwo wahita utubwira ngo umwana ngo yari uw'urukundo, wamubyaye wishimye uramutwita amezi 9 wishimye n'aka kanya uracyabyishimye kandi ntabwo uri kubana na se. Inkuru yanjye ni ndende. Tubwire nyine. Uwo mutipe twakundanye nyine tukabyarana baje kugira gutya arigendera, ubuzima burangora, mu rugo baranyirukana. Iyo uvuze ngo arigendera hari umuntu wenda wumva ngo ashobora kuba yaritabye Imana. Yagiye he? Yavuye mu gace k'iwacu ajya ahandi kure nyine ariko muri uru Rwanda ntabwo ari hanze, ari mu Rwanda. ndangije nyine ubuzima burangora ndihangana, mu rugo barantererana njya mu nzu yanjye nyine ndikodeshereza birangora, noneho no guca inshuro nta bushobozi nari mfite, birangora cyane pe, nkaburara nkabwirirwa mu rugo batazi uburyo mbayeho, batazi ngo nariye naryamye se ndarwaye umwana ni muzima wapi, n'iwabo wa se barantererana, noneho no kugira ngo njye mbona n'igitunga umwana byari danje, naho ngiye kwaka akazi bakakanyima. By the way cyane kuri abantu bajye bihangana, twahuye n'ibibazo bimeze kimwe. Ibyo ni ibibazo, ubwo buzima tubwiye ubwo burimo ibibazo. Ubuzima bwo kwibana wenyine, ndetse abantu benshi si bibana nyine baribana ariko ubuzima butandukanye. Mwese uwo muhungu akimara kugutera inda wamubwiye ko utwita kubwira ngo iki? Arambwiye ngo ntari nyine tunabigeza nta n'agahumbi nta na 2 yigeze aguha. none yarambwira agataho kujyanya gute nzayajugunya mu muhanda abandi bayatore ariko ubwo rero mwe mwarabikoze mwikingiye ahubwo ujya kumubwira ko utwite, ubwo ntabwo yari kuba azi ko umwana ari uwe ngo narangiza kubwire gutyo. Bibaho se? iwabo nibo babiteye, baravuze ati se wa muhungu we uri umuhungu mwiza, umusore mwiza, ushakwa n'abakobwa benshi bafite amafaranga, uriya mukobwa iwabo batifashije urabona bizagenda gute, mwazabaho muti? Tipe nyine ankatira muri ubwo buryo, nzira ko nturuka mu muryango nyine ukennye kandi koko burya ngo hari abantu bazira ko baturuka mu miryango ikennye. Umukobwa akaba ari mwiza ariko kubera umuryango we ugasanga abaye mubi. Nese ubwo umuhungu yari mwiza bimeze bite? Yari ameze nka ba star tubona beza nyine mu kuri kwaba n'umuhungu kavuga
nawe se wabonaga ko ari mwiza cyane ni iwabo sha babibonaga yari gusa? mwiza pe, yari mwiza, ari nacyo cyatumye uvuga ati mukureho icyororo byibuze. Ubu wamukuyeho icyororo tu, Cyane ubu waroroye. umukobwa usa nawe mwiza cyane. Musubireyo namaho. Ubu ngubu akubwiye ngo agutere izindi manga wabyemera? Mbese se wamukuyeho ibyororo noneho bifate? nakongera byararangiye. Mwabyumvishe ubwo abantu bose bafite abahungu beza mugende mubakureho icyororo. Siyo nama uri kutugira se? Ntabwo ariyo nama mbagiriye. Wabonye ari mwiza umukureho icyororo. Kandi kamuntu ni umutima we, wenda ngewe nshobora kuba ari icyo namukurikiyeho, abandi akaba atari byo None se bakurikiraho. ubu nk'umusore uri buze kubona uri mwiza nawe azagukureho icyororo? Oya, nta gahunda afite. Ntabwo nakongera. Nta gahunda afite yo gutanga icyororo? Ntabwo ndabiteganya pe. Mbega umukobwa, ariko ntabwo watubwiye, ntabwo mwahuye ngo muhite mubyara, mbese jya uvuga uva imuzi n'imuzingo nyine utubwire sitori, umuntu aniyumvire rega, wasanga wenda nanjye nari mfite nk'igikobwa dukundana, mpite ngira n'ubwoba nikangamo numvishe ibyakubaye, umbwiye gutyo ngo wamukuyeho icyororo nanjye nahita ngenda nkajya gushaka aho nkora icyororo, numva ko ari ibintu byoroshye. Wowe wamufashe? Byaterwa, ndetse ko batagufashije. Ngaho nyumvira, ese kuki wowe wumva ko wababaza undi mwana? Nyine ubundi byagenze bite wowe n'uwo musore? Ubwo byagenze. Mwarakundanye nk'imyaka ingahe? Twakundanye nk'umwaka. Umwaka wose, amezi 12. Ubundi ku munsi mukuru rwose biza kuba iwanyu. Muravuga ati natwe ka twenjoyinga. Mwese mujya kubikora ntabwo wikingiye. Ntabwo nikingiye, ubwo nayo kwikingira nishakira umwana. Mwese ariko muri ya minota 5 nyine yakubwira ko azagufasha iki n'iki, mwamaze nk'ibyumweru cyangwa ukwezi agufata neza, akareti warakabonye ubona utuntu tw'udupiza n'uduki? Ntabwo yigeze ambwira ko azamfasha, ibyo ntabwo nari mbyitayeho. Mwarabyutse uhita ukomereza ujya kwirwariza nawe ahita acisheni? Maya nkareba. Ikintu yakoze ni uko twajyanye kwipimisha. Mbese kuri fone ntabwo yajyaga akubwira ngo yikuremo ngo nta kindi kintu twakora? Ahubwo iyo nyikuramo byari kunkoraho. Nyine we nzi ko abasore hari igihe bakubwira ati rero genda ubage wifashe, cyangwa niba hari ukuntu wabigenza ukongera ukaba umukobwa, nkajya nkubona uri umukobwa aba ari byo ukora. Nyine ntabwo byakugoye kugira ngo ufate umwanzuro, nyine wigira inama yo kuba wabyara umwana nyine utamuhungabanyije, ukamubyara ukamurera ukamukuza. Mbere nko mu mezi 7, mu mezi 8 wumva gutekereza ngo iki? Gute? Nyine yajyaga ansaba nkabanza kumwima, kugeza aho ndavuga ati reko nanjye nkora ibyo abandi bakora numva ko umwana aryoha, ndavuga ati ubu siye niyo njya kunsaba nzamuha. Wabikoze wumva ko ugiye kubyara cyangwa se wabikoze nyine nshaka kubyara? Ningize ngo wari ukurikiye bwa buki n'agasukari biba birimo? Njye numvaga nishakira umwana. Wumva se ahubwo yarakoze no kuba ataragufashije, we yagusubirije ibyifuzo byawe, ntabwo ari no kugerekaho amafaranga, ahubwo wowe uzamwishyure. Oya wenda iyo mubyaraho umwana akamfasha byari byiza kurushaho, wenda tumenye no kumubyarira undi kubera ko nari kubona ko yamfashije, ariko ntabwo byagenze neza. Ubwo rero azagufasha ku wa kabiri azagufasha, nabyumvishe. Abakobwa rwose muri hanze aha mushaka kubyara, nugenda ukabwira umuhungu mukabikora ubizi neza ko ushaka kubyara, ntabwo azagufasha kuko niwe uzaba umukeneye. Ndetse ahubwo nimubikora umwana akavamo akaza nyine mukabyara umwana, ariko mwese bibatunguye wenda bwo yagufasha. Inama nagira abakobwa bagenzi banjye ni uko nababwira ngo nibaramuka batwaye inda z'abakunzi babo bakabihakana ntibabafashe, inda ntibazazikuremo, bazihangane barwane n'ubuzima, waba ufite ubushobozi cyangwa utabufite, wihangane urwane n'ubuzima, umwana wawe umurere, inda uyibyare, urere, umva umwana ni umugisha. Ariko se buriya njye hari ikintu njya nibaza, kuko habaho inda itateganyijwe? Inda ihera ku munsi umwe ikagera ku cyumweru, ibyumweru 3, ibyumweru 4, ukwezi, ikarinda igera amezi 9, ukayibyara uvuga ngo ntabwo yateganyijwe? None
bose kandi noneho wibuke nese wari umuntu mwahorera mu nzira agahita abikora agahita akubirindura ako kanya. hari igihe ujya gusura umutipe utiteguye Aha ko biri uba wavuye mu rugo ugiye kumusura ubizi neza aho ugiye kandi muba mufitanye urukundo. Eh, iriya relationship muba mufitanye byonyine ubu nawe uba utekereza ko ugezeyo ashobora kubikora cyangwa ntabikore, bivuye ngo wowe wagiye ubyiteguye. ariko ntabwo uba uteganya ko havamo inda. Oya kandi uba ubizi neza ujya gusura umusore ubundi wizeye neza ko ukuze. none se habaho udukingirizo Ese kuki utwo dukingirizo hari igihe nyine ubwira umutipe mukagakoresha we adashaka keretse kugakoresha kacitse ugakoresheje kagacika ubwo sawa. noneho akavuga ati ngo ntabwo ngagomba kurira bombo mu ishashi. Aha hari igihe mubikora aho ngaho rero kwambara muragigira ku ngufu. ukabyanga ukagenda. nibwo rero yanduye Aho ngaho akubwira ngo ntabwo arira bombo mu ishashi niwe uba ugomba nyine iyo ubyemeye ubwo uba wemeye kubyara. Niyo mpamvu rero umwana uzavamo ntabwo wakagombye kuvuga ngo ni inda itarateganyijwe. akabikora ku ngufu Aya ntabwo yabikora ku noneho ngufu. hari n'igihe abyemera kugira ngo ajijishe Ariko reba ukuntu ungana, agakingirizo akagaca. reba gutya ungana ubwo umuntu yagufata ku ngufu aguturutse he? Si ubu yaza mukajya mu ngumi yagufata amaboko agatura hasi. imbaraga zanyu ntabwo arizo zacu. Aya, ariko namwe muba mufite imbaraga nyine mbwira nk'uburyo wenda nk'umuntu wenda w'ibiro 55 yaza akagufata ku ngufu Yego mani, erega abagabo n'izo bagira mbaraga mbona imbaraga. ufite. Eh, Nese ubu se azaza kuvuga ngo noneho ngo ngufashe ku ngufu ngo ryama ku ngufu uryame ntabwo bibaho. Namwe rega mujye muzinga mu kini gipfunsi. nyine impamvu tudakunda no kurwana iyo wijyanye muri geto y'umusore ntabwo kuvuza induru wizanye uri mbese nyine uba ubona nta kintu biri gutanga ugase ndavuza induru nizanye ntiyakizeho agahato nyine ewa ugapfusha. Aha ntiwabyumvishe ubwo abandi bakobwa bazajya bajya gusura abahungu bajye bagenda nyine bapfushe nta gusakuza. nyine iyo wijyanye uba wijyanye ese hari uba waraguhamagaye Ariko wowe waguteye inda ntabwo yaguhohoteye. oya pe nabamubeshyeye Yarakubwiye ati kuramo agashati ugakuramo nkuramo neza ugenda usase urasasa. ndamubwira nti rwose buriya no kwivuna ngo umanure kariso Yampaye ndayimanuka nk'amaguru. Byose cyane. urangije uranamubwira ngo urakoze. Ego mana yanjye. Nyuma urangije ngo wabyaye inda itateganyijwe. Oya ntabwo navuze ko Wowe yari itateganyijwe yateganyijwe ahubwo nawe waranayipangiye. cyane rwose. Okay, sha uwo muhungu cyakora yaguye mu mavuta. Wajya abona abakobwa nkawe. Eh, Umukobwa ushobora kuva iwabo aje kukubyarira bimuzanye abizi neza. Abizi neza ko n'umutera inda azirwariza akabaga akifasha. Abo se ubwo wapfa kubakura he? eh, Byonyine iminsi 2 atangira kuguhangayikisha. N'inzu ukimuka kuko ntabwo wabona amahoro. ego mana. Barakurarira. Mbese njyewe ntibampangayikishije. Ego ibintu bikajya bintera nijoro. Ndavuga nyine wateye umukobwa inda nyine cyangwa se akaba abizi neza ko mwabikoze mutikingiye ntabwo wamuryamana. Akubona uvuye guhaha ahita ahagarara ku muryango turabisangira. Yego ko mana yanjye. Uzi ko ahita amenya n'umushahara uhembwa no ku kazi akajyayo gutata amakuru ngo arebe. cyane adacurishije n'urufunguzo rw'inzu utahamo ibyo usanga yagezemo. Nese mwamini sinzi ubundi wowe mu bintu bya showbiz ukora iki? Uri umuhanzi, uri umukinnyi wa filime, uri umunyarwenya nyine uri umusenemateri hajya niko babivuga, uri umutiktoka ushingiye ku ki? cyane mba ndi kwitwikira tu kugira ngo nyine niyongera ibyishimo niyo mpamvu ubona n'aka gasura afite n'ibi byishimo niho biva. Uri rutwitse mbandire twitse bazi ngaho sa nk'untwikira turebe shyiramo akaririmbo rero ko nta twitse sa nk'unsetsa nyine nk'umuntu w'umukomedi. shyiramo akaririmbo ngiye mbyine nibyo nshobora Bivuga ngo uzi kubyina gusa. kubyina ngaho sa nk'ukaragaho utunyashi gakeya nta ndirimbo irimo. ariko Nyine ririmba indirimbo iri mu maraso yawe. ibyo kwikaraga ntabwo bishobora Nyine karaga werekeza inaha turebe. kwikaraga gutese shaho hapi Mwami ngo ushaka umugabo. umugabo terekaho Ushaka umugabo umeze ati. nshaka umugabo umeze umugabo twubahana ubundi umugabo nshaka ni umugabo ukunda ngewe Ese ubundi abagabo bose si muba mwubahana kandi baba banagukunda. Ahubwo
w'ibogari wa maneki ufite umufungo w'inkubiswe, nyine tumenye ni muri iyo kategori. umugabo wambara akaberwa iyo uburyo ngendana nawe mu nzira ukavuga ati uko biri bano bantu byibuze ni pompe imwe baraberanye. Wambara akaberwa none se umubonye utagira ibyo kwambara noneho. Erega umuntu wambara akaberwa ni uko aba afite ibimubera, nyine aba yarabiguzayo bihenze. umubonye atabifite upfa kuba afite urukundo. Nkanjye urugero ntabwo ndambara ngo mberwe. afite urukundo ubundi urukundo ni rwo rwa mbere. iyo urukundo ruhari ubundi tayari. None se aba afite amafaranga nta rukundo akashaho amafunguro aho kati ariko mwagiye mureka kwe. amafaranga ni meza. Nese uko wavuye mu cyaro ukaza kuyahiga i Kigali, ugize imana ukabona nk'umuntu uyafite akavuga ati wongeye kukorosa ipinda uze wibereho ubuzima bwawe bwose neza, nzajya nzana ibigore wihangane ngira ute wirire umuceri wirire inkoko wiryamire. kamere yanjye banjyana gereza. Bakujyana gereza wakubita umuntu bakagusaka inyundo. ndafuha gwiki njyewe umugabo wanjye azihangane wowe noneho mbabonanye muhagaze nk'hariya muri babo niyo mwaba muri kuganira ibya bizinesi ubwo njye mba numva muri guteretana gutese. Ariko abakobwa b'iki gihe mwabaye wowe ufuhira umuntu mukuru ukamufuhira ugashaka kumuherana pe n'ubuzima bwe bwose ukabufata. kuba warahisemo ubu ushaka kujya guhitamo ni gute umuntu atatembera mu gihugu atuyemo ngo atembere uturere twose arebe ahantu hari abana beza, arebe ibigezweho ibyiza nyaburanga, akaguma iwawe mu nzu imwe gusa. abo bana beza mu cyimbo cyo kunzana utarashira irari wabanza ukarishira nyuma ubundi ukanza. Abaye afite sirari ridashira azabyihorera. aho nakwitahira. Wakwitahira cyane rwose. mani buriya kubaka habamo byinshi, nta rugo rutoya rubaho. habamo byinshi Ashobora no kuba ataguca inyuma pe, ariko nta posho akuzanira. Ashobora no kuba akuzanira iposho anagukunda ariko akajya agucyurira. aho kugira Ni ibintu byinshi biba mu rugo byatuma umuntu asenya. aho kugira ngo nce inyuma wareka kumuhahira njye nkihahira ariko ntunce inyuma. nka rero gusa uwo nguwo ntabwo wapfa kumubona. Ntabwo wapfa kubona umuntu uzajya hanze akigendana wenyine ataganiriza umuntu, ataganiriza bagenzi be. Ashobora no kuba afite akazi kamusaba kubana na sosiyete, kuganira n'ababesi, ibintu biri aho ngaho nyine. Ntukabone ko umuntu wese uri kumwe n'umukobwa ari kumutereta, umuntu wese uri kumwe n'umugore wa runaka hari izindi gahunda bapanga. Bashobora no kuba bapanga bizinesi cyane rwose. Nk'uko hari umuntu ushobora kuba agukunda yabona twakoranye kino kiganiro akavuga ati buriya pawa nyine nawe yaranzunguye. Mbese ubu niko byaba bimeze. Njye simba nihitira se, mba nihitira rwose kwa mwamini sinanageze iwabo mu rugo twiyicariye ku irembo. cyane rwose. Mba nagiye kwirebera ubuzima abasitari babayemo. Dore ni abo ngabo nyine nguwo umusitari wacu rwose, si wakize kamera zisigaye zigusanga mu rugo. Ega Yesu agira neza. Buri icyamamare mbese. Yesu agira neza. Ubundi nta Imana itakura umuntu. Muri myenge ya supaneti. Ubutaha mu minsi iri imbere uzajya n'ibiryo wariye tubipostinga n'aho urara n'aho unyura hose. Nujya no ku gasoko usange twagufasha. Iby'Imana ikora birahebuje. Ni ibitangaza. Ibitangaza pe. Mu bintu byose nyine tujye dushima kandi twubahe Imana, kuko ubuzima tubayemo ntabwo ari twe twabwishyizemo. Kandi niyo waba waramugaye cyangwa ukaba ufite ijisho rimwe cyangwa ukaba ugendera ku mbago cyangwa mu kagare, hari impamvu ibyo byose byabaye. Hari undi wapfuye wowe urasigara wenda ubana n'ubwo bumuga, ariko shimira Imana kuba utaravuyemo umwuka ngo bakubure burundu. Cyane noneho kuba urangije umwaka uri muzima. Umuntu wese buriya n'utavuga nawe aba ariho kandi akoresha amaboko agaca amarenga abantu bakamwumva. Uko waba umeze kose washima Imana. Abapfuye nibo badashima kuko bo ntabwo babasha kuvuga. Rero niba usenga kabisa, gusenga ni byiza kuko nyine ngo hari abishushanya ugasanga ntibari mu gakiza, ugasanga none ntibari mu by'isi, nta hantu na hamwe wamufatira. Uraba utari muri abo ngabo. Gusenga ni byiza bitanga amahoro,
ukiyakira ibyo wahuye nabyo byose mbese biragenda ugasubira mu buzima busanzwe. none se mwamini umusore waguteye inda ubu ntabwo mujya muhura basi wenda ngo mube mwaganira cyangwa guhamagare no kuri telefone? Usibye no guhura nta nimero yiwe ngira. Hanyuma se hajya babyita kwa nyokobukwe Oh, iwabo nyine w'uwo nanjye musore njyayo umwana niyaba njyayo nkajya kumureba. bo baje kujya barakwemeye cyangwa bemeye umwana we barakwanga? Rero bemeye umwana njye baranyemera. ariko ni gute ntabwo nese ubwo kukibaho umwana wawe buba ntabwo ibyo bintu bibaho? Bibaho cyane. nese wowe ntabwo umwana wawe umukunda? Ndamukunda byatanga. nese ibyagutunga ntabwo byagutungana n'umwana wawe? Hari igihe aba ariyo mahitamo. wabonye kuba Ntabwo ukubiri n'umwana wawe aribyo asaba ku bantu batagukunda bakunze umwana wawe? none naramubahaye nyine iyo ngiye ntyo ndamusura nta kibazo nkamuha. gusa niyo utamubaha umwana yakura akijyana iwabo kuko ari amaraso. Yego mu rugo banze kumunderera mushyira iwabo. Kandi nabonaga nta yandi mahitamo mfite ubuzima bukomeje kuba bubi. Ubwo rero ndamubaha. nese wa kabiri we uzamujyana he? Uwa kabiri mu rugo? njyana n'umugabo iwanjye. uzamujyana mu rugo nawe? Yego uwo nguwo wamujyanye kwa nyirabukwe uwa kabiri we uzamujyane mu rugo iwanyu, uwa gatatu kwa nyogosenge, uwa kane umushyire inshuti yawe. kare. Ese yaba ari umushinga? kubyara ni umushinga mwiza Ari umushinga ko ushobora kubyara abana bakazagucungura. cyane rwose, ariko ufite ubushobozi nk'abo bose nkababyara ndi kubarera. ubundi umwana agomba kugira imyaka 3 wamaze kumukurikiza. Imyaka 5 cyo koze. imyaka 5? imyaka 5 se ubwo ubyaye ufite 30 wazabyara bangahe? 3 waba ushaje. Njye nzabyara 2 bonyine. ubwo undi uzamubyara ufite imyaka ingahe se? Nka 35. Okay, tanga nimero rero kuri 35. Oya da. ubundi se ubu ntihabura mikeya, Oya none harabura nk'ibiri, harabura nk'ibiri. narabonye undi unkunda mbane. nyuma y'imyaka 2 mwamini muzatangiye mu muhamagare mu mutere inda. Oya nanone njye nzamubyara ndi kumwe n'umugabo narashatse. watanze nimero bakazaguhamagara bakagutera inda ya kabiri. ku imyaka wavuze yo kubyara igeze, imyaka wavuze yo kubyara umwana wa kabiri irageze, nta muntu urabona wayigutera. ahubwo ntanamubonye ni amahirwe. cyangwa se wowe tuguhe nimero z'uzahamagara ayigutera. Okay, ngaho uvuga nimero zawe rero. umuntu uri ready, umuntu uri tayari gutera inda mwamini watanze nimero. hari akantu nyine kavuga ngo tanga nimero ngo uzaza mbere bari uzakujyana. nawe tanga nimero uzaza mbere, tanga nimero uzaza mbere bari uzagutera inda. Okay, tunasezera ku bantu bakurikirana Power Comedy. Njye ndi Power Comedy, ak'umuntu nakagaruka. Turabashishikariza gukanda subscribe, commentaire, share and like. ahariho hose kuri TikTok, Instagram, ariko by'umwihariko YouTube channel yanjye Power Comedy. Turabakunda cyane. Ni iki ugiye kubatamo mu minsi iri imbere? Minsi iri imbere ndumva nzaba ndi umuntu urenze. Nurenga tuzakugarura. Muzangarura? Zaba urenze ujya he? Nzaba ndi ndende ndi kuzamuka nyine. ufite n'undi mwana wa kabiri? Oya, ibyo by'umwana kandi. Kandi wavuze ngo imyaka yawe ngo yo kongera kugutera indi nda ngo yageze. Njyewe nateganyije yo gushaka umugabo, ntabwo nateganyije yo kubyara. Umugabo mushatse nabyara, ariko ntamushatse. Okay, ni ukuvuga ngo ubwo umuntu uzaguhamagara ni umuntu ushaka kubaka gusa. Nimero zawe ni 07 kangahe? 079. 079 8 7 845. Iyo niyo nimero ya mwamini. Wiyaminiye kabisa, ukaba ufite umufungo, matera warayiguze, igitanda, ufite amajerekani 2 mu nzu n'amabasi n'amasafuriya 3 n'imbabura, mwamini wana wahita umutwara.